noneho hano ndabereka iyi link, ndakora link imwe y'iyi ntuza gusa, kuko ndi gukeka yuko nta inkuru ntayo mfite kuri buri page ntayo mfite, ariko ndaza kubereka ukuntu turaza kubigira. So noneho last event nayo niyo yiyi. Okay, nayo turaza hano tuze muri last event, dushake last event hasi, mission upcoming event, no last event niyo yiyi. Last event turashiramo ibijyanye n'ibyavuzwe hano nyine. Ni inkuru ni inkuru y'iyi nyine y'ibyabaye. Okay, turaza hano muri hano twongere tugire copy, tugire paste hano, last event paste, tugire save. Hano turaza no guhindura n'ifoto, uretse ndaza kubereka uko turabigenza. Okay, tugire refresh. Okay, refresh ngibi byarangiye kugira. Okay, noneho twuzuze na muno iriya ntuza last event yacu na hano. Kamanzemo amagambo, amafoto ndayashiramo nyuma. Iriya nkuru imanza ni last news. Nabyitanyije ngo ni last event kandi ni last news. Ni last news. Okay, aha ni last news, dore niyo iyi tugiye gukora nayo. Muri last news nayo turagira gutya, tugire paste, tugire save. Noneho tuze tufate ya titre yacu hano. Ntabwo ariyo, iri hehe? Ni iyi. Tugire copy. Bizaterwa n'ugwandukuye inkuru, ntago ngenzi kwandika inkuru ngo mvuge ngo bimeze gutya na gutya, ariko ni kuriya ugomba kubigenza. Bizaterwa n'ukuntu wanditse inkuru yawe. Njye ntabwo ndi umunyamakuru ku buryo namenya ukuntu bandika amakuru nyine biri ku mategeko nyine. So okay, ngire refresh. Okay, uje warebye yuko byagezeho. Okay, noneho hano okay, bifite link hano ushaka dore ndabona nyine ari ibi. Noneho tugiye gushyiraho iki? Amafoto. Noneho turakoresha ni iyi foto. Size zigiye zitandukanye nanone. Turebe size iriya foto yindi last event, turayizana gutya, tuyishyire muri Photoshop kwayo. Tuzane ifoto original dushaka kugira nanone. Okay, ndabona iraza kujyamo neza. Tugire gutya gatoya. Okay, tugire enter. Okay, noneho ubu tubonye ukuntu ifoto yacu igomba kuba ingana muri ntuza. Noneho rero turabifixa gute muri ntuza? Ndagira
back undo group. Okay, so hano twabonye ukuntu iraza kuba ingana, yani mu ruhande turagabanya gusa, tugabanya mu ruhande mu ruhande. Byagarukiye hehe? Byagarukiye kuri uyu no ku rutugu rw'uyu mukobwa. Ku rutugu rw'uyu mukobwa bigarukira no kuri uyu mutipe uri hano. Birahagije. Anta noneho tugire save image, dufungure folder turebe ya yindi last event ahiri. Where is it? Iri muri png. Iri muri png. Okay, tugire save. Bambwiye yuko ntago yagira nyine, ntago byakwemera, byansaba kuyifunga ahantu iri, dore muri Photoshop. Okay, noneho icyo ndakora ndayisevinga nanone png. Ushobora kuyisevinga muri png cyangwa muri foroma yo ushaka. Kanyite last. Okay, kire save, kire okay. Kwisevinga. Okay, noneho kwireba ahantu iri muri image last ngiyi hano. So ni nini cyane ariko so ifoto bitewe nuko bayifotoye ari nini cyane. So abafotogarafe bafotora wenda nk'inkuru zijyanye no kuko ifoto ikoreshwa ntabwo igomba kumodifiwa cyane size zayo cyangwa n'ibiki. Zoom cyane ntago bajya bazimodifiye. Iyo umodifiye uko gato yihita igaragara nabi. Rero icyiza wazajya ugirekera muri zoom kwiri, ahubwo ukagabanya size yayo. So hano ngize zoom ngabanyije quality za size zayo yahita isa nabi. Okay, reka mbikore murebe ko biragaragara. Biragaragara neza ariko ntago ari neza nk'uko original ryari riri nyine. Uzo original dore araza kureba yuko nyine asange yagize uri kureba yuko nsigaranye megabyte 4 eshatu. Okay, urebe. So reka ngire save, ariko mbere kandabereka ukuntu itandukanyiriza ukuntu rimeze. Izina yitwa last yitwa news. Hano naho twashize last event. Okay, ndi kweditinga hano ni hano latest. Okay, nashizeho last, kire save. Noneho urebe ukuntu biratandukana. Kire refresh. Wabonye ko iyi foto irimo, ariko kuko ari nini ifite ntuza nyinshi cyane, reka nyihindure nanone
ya yindi nyite last rimwe nanone. Okay, tuze kureba itandukanyirizo riri hagati yabyo. Save png png then njye muri image last ariko nyishireho rimwe kire save. Okay, noneho muno nze nongereho rimwe turebe ukuntu noneho biraza guhinduka. Nta cyahindutseho cyane, simbuzemo n'iyi iyo nayirangije kandi ndabona irimo utuntu ariko ntago ari twinshi.